rimwe na rimwe abantu bagiye kujya mu rukundo cyangwa se abantu bari mu rukundo hari gusanga umuntu agira amagambo menshi, ayo magambo agashobora gutuma umukobwa agukunda cyane. Rimwe na rimwe wanagira amagambo make ugasanga umukobwa aragukunze cyangwa se mo kimwe ugasanga ayo magambo arayagiza akakwanga cyangwa se utayagira akakwanga. Uyu munsi nongeye kukwereka amagambo meza wabwira umukunzi wawe akagukunda cyane. Rimwe na rimwe hari usanga umuntu ari mu rukundo ariko ugasanga urukundo rwabo nta magambo meza abamo cyangwa se narimo ugasanga ntashimisha uwayabwira. Ngiye kukwereka amagambo rero ushobora kuba utagira amagambo menshi cyangwa se uyagira ariko ayo magambo wayabwira umukobwa akagukunda cyane. Uyu munsi nibyo ngiye nabateguriye, ariko ndagushishikariza aho utarakanda subscribe ubu uyikanze kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Nanjye ubagezaho ibi biganiro nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart. Muhawe ikaze. Ikintu cya mbere rero cyangwa se ijambo rya mbere uzabwira umukobwa akagukunda cyane, rimwe na rimwe umukobwa ashobora kukubaza uti se wenda unkundira iki? Icyo gihe igihe akubajije ngo unkundira iki, uzirinde kumubwira uti wenda nkunda iyo nyashi yawe, nkunda iyo minwa yawe, nkunda ibiki. Ahubwo uzamubwira uti nkunda imico yawe, nkunda uburyo ki witwaramo, nkunda uburyo ki unsekeye, nkunda uburyo ki duhuza cyangwa se ibindi bintu runaka. Ariko nushaka kumubwira uti nkunda nyashi yawe, nkunda iminwa yawe, nkunda uburyo kugenda, aho ngaho bizatuma umukobwa abona ko nyine uri umunyerari. Ariko igihe cyose umubwiye uti ukamukundira ibintu byo kugira ngo ukunde ibice by'umubiri we cyangwa se ukamubwira uti nkunda imico yawe, mbese bene ibyo bintu bishobora gutuma umukobwa avuga uti uyu musore arankunda bya nyabyo. Rimwe na rimwe hari igihe usanga ukunze umuntu ariko ugasanga nyine ibintu umukundiye, niba umukundiye iyo sura nyine ashobora gukora impanuka, niba umukundiye uko kuguru gushobora gucika cyangwa se kukangirika. Rero igihe cyose umuntu umukundiye buri kintu, mbese ukamukundira ibintu bye aho kugira umukunda, aho ngaho nyine n'umukobwa nyine arahora kugenzura. Yaba ukubajije icyo kibazo rero ugahita umusubiza ko ukunda ibice by'umubiri we, ahita abona ko nyine uri umunyerari. Ikindi kandi gabanya kumwereka ibyumviro by'umubiri wawe cyangwa se ko wifuza ko mwakorana imibonano mpuzabitsina. Hari igihe uri mu rukundo ukundanye n'umukobwa ariko nyine ugasanga ukunze kumwereka uburyo ki wowe ushaka ko mujyamana, ukunze kumwereka uburyo ki wowe nyine umukeneye buri gihe cyose, ukeneye ko musomana, ukeneye iki. Ariko ibyo ngibyo bishobora gutuma urukundo rutagera kure. Ariko mwereke ko cyangwa se umubwire ko sexy atari ngombwa mu rukundo rwanyu, ahubwo icya mbere ari urukundo. Irinde kandi stories z'ibishego cyangwa se kumubwira ibintu byerekeranye n'ibintu by'urukozasoni. Kandi ujye ukunde kumubwira ko abegwa cyangwa se umubwira uti wambara neza urabegwa. Ibyo ngibyo bishobora gutuma umukobwa abona ko nyine umukunda. Ariko igihe cyose umubwira izo stories z'ibishego, ukamubwira amagambo atagohesheje agaciro ndetse nawe akabona ko utamuha agaciro, ibyo ngibyo bishobora gutuma umukobwa atagukunda. Rero igihe cyose uganiza umuntu ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, wenda ntimurashakana ariko wenda we ashobora kuba bishaka, aho ngaho wabimukorera. Wakoze uti se umuntu ashobora kumenya uburyo ki umukobwa ashaka ko mukorana imibonano mpuzabitsina atabikubwiye. Hari video twakoze, reba muri video zo hasi uraza kubibona. Ariko irinde kumubwira izo stories z'ibishego igihe mutaramenyerana, igihe utaramenya imico ye mbese. Ariko ibyo bintu uzabyirinde. Rero jya umubwira uti nkunda uburyo kuseka, mbese bene utwo tuntu dushobora gutuma umukobwa agwamo. Ariko igihe cyose umubwira ibyo bintu by'ibishego cyangwa se ukamubwira amagambo atagohesheje agaciro, ndakurahiye ntago azagukunda. Rero ibyo ngibyo ujye ubikorera umukobwa mwumvanamo nyine. Igihe ayo magambo ujye wamubwira igihe mwumvanamo useka neza. Rero hari ushobora kubibwira atakuyumvamo, rimwe na rimwe agahita anakwanga. Uyu munsi nibyo nabateguriye mbereka ese n'aya magambo ushobora kubwira umukunzi wawe akagukunda. Nibyo nabateguriye, ariko utarakanda subscribe menya ko uri guhomba cyane. Njye wabageje iyi video nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart. Murakoze cyane kudukurikira kandi Imana ikomeze ibahe umugisha.